Ku itariki ya 22 na 23 Ukwakira 2020 hirya no hino mu gihugu habereye igerageza ry'ibyiciro bishya by'ubudehe. Byibura mu kagari kamwe ka buri karere habereyemo iki gikorwa. Mu tugari 30 twabereyemo iri gerageza, abaturage mbere yo gufata icyicaro aho igikorwa cyaberaga babanzaga gukaraba intoki ndetse bakicara bahanye intera mu rwego rwo kwirinda icyorezo cya coronavirus. Abaturage bamaze kwicara, abakorerabushake bahuguwe ndetse n'abayobozi b'inzego z'ibanze babanje kubasobanurira ibiranga ibyiciro bishya by'ubudehe nuko bagiye kwishyira muri ibyo byiciro. Abwiye ko ni cya cyiciro cy'abakecuru n'abasaza bibana, abantu bakeneye gusa gufashwa udashobora kugira ikintu akora, umuntu ufite ubumuga, umutafite ikintu ashoboye, wa muntu ufite ubumuga ku buryo mbese ari bwa bundi bavuga bati ari hariya ariko n'uwacu tugomba kumugeraho buri munsi. Nyuma yo gusobanurirwa, abakorerabushake bahuguwe babanza kureba niba ingo zigize isibo zose zihari. Hanyuma bagahamagara umuturage umwe ku wundi imbere y'inteko y'abaturage akitangira amakuru y'imibereho y'urugo rwe nuko rwinjiza. Nyuma yo kumva amakuru umukuru w'urugo yitangiye, inteko y'abaturage baturanye nawe bamugenera icyiciro cy'ubudehe akwiye bagendeye ku makuru bahawe n'ibiranga ibyiciro nayo umukuru w'urugo yitangiye. Iyi ntambwe irakomeye cyane kuko isaba kuvugisha ukuri, ubunyangamugayo no kwirinda amarangamutima kw'abaturage. Hari amatungo mwaba mworoye mu rugo rwanyu? Amatungo ni nk'imwe gusa mfite, naranteganya kuyigurisha nigisha umunyeshuri. Yaba yinjiza amafaranga yanyu ku kwezi? Ntayo, mbese mfite akamwe nk'ikimasa. Ufite ubutaka? Ubutaka ndabufite buringaniye. Ufite aho utuye, ufite n'ahandi uhinga? Aho ntuye ndahafite. Ufite n'igisambu ku ruhande? Yego. Bungana iki ugereranije? Ugereranya n'iki kigo twicaye? Mbese ko hari ubutaka butandukanye, urumva namwe nawe ugereranyije. Gusa hari aho ntuye, hari n'aho mpinga inanasi. Gereranya noneho ufite wenda hangana n'aha abantu bicaye, nako sangana n'ikibuga hose, ayo masambu yawe yose wateranyije. Nuko ugereranya. Umuntu agereranyije yaba nka hegitari. Natubwira umubare wayo byibuze, n'abaturage dushobora kubabaza baba bayizi, abatugukiwe n'ibipimo. Noneho turabaza abaturage baturanye nawe, mwumvise amakuru yatanze, mwumvise n'ibiranga buri cyiciro kuva kuri A kugera kuri E, murabona yajya mu kihe cyiciro? Igitumye yaje muri D ni uko afite ubutaka ariko butinjiza, kuko agaragaje ko mu butaka bwe akuramo amafaranga 20 mu buryo tububona. Reka noneho twumva abaturage bo mu turere twa Gasabo, Gakenke, Muhanga, Karongi na Gatsibo bavuga uko babonye iki gikorwa kigerageza ryo kwishyira mu byiciro bishya by'ubudehe. Byanyuze rwose. Ni byiza ko yuko ibi byiciro byakozwe mu buryo bwa rusange, abantu bari hamwe. Nk'isibo yacu twari duteraniye hamwe ku buryo banzi neza, kuko aho ntuye n'abo duturanye, kuko bazi uko ubuzima bwitwaye n'imibereho yabo. Rwose ndareba ngasanga ibi barimo batangiye gukora, ndareba ngasanga birute bya mbere, kuko mbere hari harimo abantu barenganaga. Kubona umuntu baramushyiraga mu cyiciro cya gatatu, nta n'inka atunze, nta n'ihene atunze, nta n'isambu agira. Ariko ubu ngubu ndareba ngasanga barimo kubikora neza rwose nta kibazo. Gahunda yagenze neza nubwo itari yarangira, ariko izigihe kubera ko kugeza isaha nk'ubu hari abantu bari batari bagira ibyiciro,
babashe kubibona. Hari n'abandi bari bafite ibyiciro bitabashimishije, nonaha nk'amasibo twagiye twicara umuturage mu isibo natwe twamugenera icyiciro dukurikije n'uko tumuzi n'ubushobozi bwe n'ibyo yinjiza. Twabyakiye neza kuko byabaye ngombwa ko baduhamagara ngo buri muturage aze bamushyire mu cyiciro cy'ubudehe ahibereye. Icyiza cy'iyi gahunda rero navuga ijije kuvugurura iya mbere ni uko umuturage abyigiriramo uruhare akavuga amakuru ye, yamara kuvuga amakuru ye n'umuturanyi we akaba yagira ate yamutangira ubuhamya akavuga ati koko nkurikije amakuru atanze ntaha tubeshye, ibyo ari byo byose turareba tukabona akwiye kuba yajya muri iki cyiciro. Iyi gahunda ikintu nyishimira rwose, abantu abenshi nta byiciro bari bafite ibyiciro bihenze kandi ari abakene. Ababakire nabo bakagira ibyiciro byo hasi, ariko ubu babyishimiye. Mbega iyi gahunda twayishimiye rwose, yaje tuyishaka. Abaturage bo mu tugari twakoreyemo igerageza kandi hari ibyo bashima n'ibyo babona byakongerwamo imbaraga kugira ngo igikorwa cyo kwishyira mu byiciro mu gihugu hose kizaba mu kwezi gutaha ko Gushyingo 2020 kizarushaho kugenda neza. Inama nagira abaturage bizageraho nuko bazavugisha ukuri, ntibahishe uko bameze, kugira ngo babashe kujya mu byiciro neza, bitazaba nk'iby'ubushize bavugaga ngo babashyize mu kitabakwiriye. Bakavugisha ukuri, ntihagire uhisha umutungo afite, ntihagire uvuga ibyo batamubajije ngo abisubize neza akurikije mbega ibyo barimo kumubaza. Akavugisha ukuri kugira ngo agendane n'icyiciro. Ndagira inama umuyobozi wese cyangwa se umuturage ku giti cye gushishikariza umuturage wese kandi ntaryamire mugenzi we kandi ntamunigane ijambo koko kandi amurebe uko ari, bamutangira ubuhamya. Kizi ko babishyize mu buyobozi bw'amasibo, burya isibo niyo ubizi imibereho y'umuntu. Ikibazo wenda tuhuye nacyo twebwe turi muri coronavirus, ntago amanama yemewe kuba twahura inshuro nyinshi wenda ngo habeho ubukangurambaga abantu babashe kubyumva. Niyo mbogamizi wenda navuga yabayeho, ariko bitabaye mu ibi by'iyi corona hakaba habaho nk'inama, abantu bakaba baganirizwa bakamenya ubusobanuro bari butange ku byo babajijwe, nta kibazo byatera. Inama nabagira ni uko nta muntu waca ku ruhande, twese tugomba kuvugisha ukuri, ukavuga uko bimeze, cyangwa se ntidukoreshe amarangamutima. Ndumva ari cyo navuga. Uko niko abaturage babonye igikorwa cy'igerageza ry'ibyiciro by'ubudehe cyagenze. Reka noneho twumve Madame Nyinawagaga Claudine, umuyobozi w'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze RODA, aduha ishusho y'uko iri gerageza ryagenze muri rusange ndetse n'ikigiye gukurikiraho. Ndabanza gushimira cyane abanyarwanda mu midugudu hirya no hino yitabiriye igikorwa cy'igeragezwa ryo kwishyira mu byiciro by'ubudehe. Nagira ngo mbonereho kubatangariza ko aho twagiye imidugudu 2 muri buri karere, ni ukuvuga ngo imidugudu 2 mu kagari kamwe, mu murenge umwe, mu karere kamwe, twageze mu turere 30. Hose ikintu twabonye nuko abanyarwanda bitabiriye ku kigereranyo gishimishije cyane, birenze 90%. Icya kabiri nuko abanyarwanda banyotewe no kumenya ibyiciro bishya by'ubudehe. Rwose wasangaga bafite amatsiko babaza kandi bakishimira ko ibyo batugaragarije dutegura ivugururwa ry'ibyiciro bishya by'ubudehe twabishyize mu bikorwa. Muribuka ko mu byo bari batugaragarije harimo ko serivisi zitagomba gushingira ku byiciro by'ubudehe, cyane cyane serivisi ijyanye n'uburezi, ijyanye no kuguriza amafaranga y'ishuri buruse abanyeshuri bo muri kaminuza. Icyo basanze kitagishingiye ku byiciro by'ubudehe kandi baracyishimira. Basanze kandi na serivisi z'ubuzima zitagishingiye ku byiciro by'ubudehe, nacyo baracyishimira. Icyo ni ikintu rwose bashimye. Noneho rero aho twabonye imbogamizi ni hehe natwe hatuma tugomba kwivugurura. Icya mbere ni uko abantu bataragira amakuru mu buryo bungana.
ni ngombwa ko dukomeza gushyira imbaraga mu bukangurambaga mu gusobanurira abanyarwanda kugira ngo bamenye neza ni ibiki bikubiye mu byiciro bishya by'ubudehe. Icya kabiri twabonye nk'imbogamizi ni uko abantu bagifite cya kintu cyo kuvuga ngo ntawamenya. Ibyiciro bishobora kujyanishwa na serivisi zihabwa abaturage cyane cyane iz'ubuzima n'iz'uburezi, bigatuma hari amakuru abantu bahisha bose barwanira kujya mu cyiciro cy'abari mu bukene bukabije, kandi nyamara bazi neza ko hari aho bageze biyubaka mu bijyanye n'ubushobozi bw'urugo, ariko ugasanga icyo bagezeho biyubaka baragihisha kugira ngo bagerageze kujya mu cyiciro kiri hasi, bityo na za serivisi zizabagereho. Icyo ngicyo twabonye gihari. Ikindi twabonye gihari ni ikintu navuga yenda cy'uburyo bwo kubara icyo umuntu yinjiza. Tuvuge niba umuntu afite inka, akaba inka ikamwa amaritiro 10, ya maritiro 10 ayajyana kugurisha ku isoko ni 7, hari 3 asigara mu rugo yo gutunga umuryango. Ya yandi 3 usanga iyo aba ari cyo yinjiza atayashyiramo. Iyo yejeje ibitoki 3 akasigaza mu rugo kimwe bari bukoreshe mu ifunguro, 2 akabijyana ku isoko, abara bya bindi 2 yajyanye ku isoko, ntabwo abara kimwe yasigaranye mu rugo mu gukoresha mu ifunguro. Igerageza ryari rigamije kugira ngo ritwereke uko ibyiciro byakiriwe, tunarebe niba ubwitabire burangana iki, turebe ibyo tugomba guhindura, noneho kugira ngo bizagende neza. Igiye gukurikiraho kirashingira kuri bimwe nababwiye. Ubwitabire nta kibazo gihari, inyota abanyarwanda bafite ku byiciro bishya by'ubudehe nta kibazo gihari, ariko haracyari ikibazo mu bukangurambaga. Ni ukuvuga ngo tugiye gukomeza gukora ibikorwa bisobanurira abanyarwanda ibikubiye mu byiciro bishya by'ubudehe, binabakomeza gukora ubukangurambaga. Icyo ni kimwe. Icya kabiri tugiye gukora ni ukugira ngo dusobanurire abantu uburyo babara cyangwa se uburyo bamenya ibyiciro bishya n'uko bakwishyira muri ibyo byiciro bishya by'ubudehe. Icya gatatu tugiye gukora ni ukunoza inyandiko tuzakoresha, kugira ngo kuko hari aho wasangaga yenda bifashe umwanya munini, ahandi ugasanga hajemo ikibazo cy'uko ikoranabuhanga ridutengushye. Ibyo ni byo tugomba gukoraho kugira ngo tunoze umunsi noneho twagiye mu gihugu hose, mu turere 30, imirenge 416, utugari twose, imidugudu yose. Uwo munsi tuzabe dufite ibikoresho byangombwa bihagije, dufite ikoranabuhanga ryubatse neza, kugira ngo tuzafashe abanyarwanda hirya no hino mu midugudu ubwo bazaba bishyira mu byiciro bishya by'ubudehe. Ku yandi makuru ku birebana na gahunda yo kuvugurura ibyiciro by'ubudehe, mukomeze gukurikirana imbuga za Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu Minaroke n'iz'ikigo cy'igihugu gishinzwe guteza imbere ibikorwa by'iterambere mu nzego z'ibanze RODA.